muranyumva mwese? Muranyumva mwese n'ab'inyuma? Aha, murakoze cyane. Nagira ngo mbanze ntangire mbabwira ko tunejejwe nk'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu, kandi nk'uko mubizi ubu mpagarariye ubuyobozi bw'uturere twose mu Rwanda, sibyo? Ni ukuvuga ngo turaha ikaze abanyarwanda mu karere kacu, mu gihugu, buri wese uri aha ngaha. Tuzi neza ko ku mpamvu zidafite n'ishingiro bamwe mutanagizemo uruhare, mumaze igihe kitari gito muri hanze y'igihugu cyanyu, siko bimeze? Hari uruhare mwabigizemo? Nta na rumwe. Turabizi neza, niyo mpamvu twese murebye inzego za leta zose ziri aha ngaha, abafatanyabikorwa bacu bose turi kumwe, ibikoresho, imodoka nziza mubona zose ziteguye kubakira zikabageza aho twongera kuganirira namwe, tukazabaherekeza neza, tukabageza mu miryango yanyu. Byose ni ibimenyetso by'iki? By'umunezero dufite kandi dukwiriye gusangira namwe, sibyo? Ko mutabiha amashyi. Kubemera Imana rero, kandi namwe nzi ko muyemera, sibyo se? Uyu munsi twongeye kuvuka bundi bushya, yego? Nibyo? Turanezerewe cyane ko nk'igihugu, nk'ubuyobozi, twongeye kubona abana bacu bagarutse bakagaruka mu rugo. Hanyuma rero nk'uko mwari mumaze iminsi mudahari, abandi mukaba mwaravukiye mu gihugu cy'abaturanyi mu buzima bugoye, hari byinshi byahindutse mu gihugu cyacu muza kubona, kandi nyiramaso ngo yerekwa bike ibindi. Mwatangiye kuyibona? Mwabibonye? Muraza kubona inzira nziza mugendamo, abaturanyi banyu bateye imbere, abavandimwe ngira ngo mufite amakuru y'uko barushaho gutera imbere, igihugu muri rusange cyateye imbere. Namwe rero tunejejwe nuko muza kudufasha mu rugendo rwo gukomeza kugiteza imbere, tukacyubaka. Hanyuma icyo tuzakomeza no kubasaba, hari benshi badafite amakuru y'ibyiza muza gutangira gusogongeraho kuva uyu munsi tukibana namwe, ariko tuzi neza ko mufite telefone zabo muvugana, sibyo? Abadafite amakuru muze kubaha amakuru atuma mubifuriza ko babaho neza nabo nk'uko namwe mutangiye ubuzima bwiza, sibyo? Ntabwo niba ukunda umugabo wawe, ntabwo wakwifuza ko yakomeza kurara habi, agenda yibikanka imisozi, amashyamba atazi, mu by'ukuri atinya baringa. Ntimuzi igiswahili? Baringa murayizi? Ni iki? Ni ikintu gifite umwuka kandi atari cyo, kadahumeka, sibyo? Mubabwire bareke gutinya kadahumeka, sibyo? N'amakosa ayo ari yo yose burya no mu muryango abantu baricara bakayaganiraho bakumvikana, sibyo? Birumvikana? Bareke gutinya bakadahumeka babayobora bababeshya, sibyo? Abo babaringa babaha amakuru atariyo, mwe mubihera amakuru nyayo y'impamo, mwigereyeyo, sibyo? Benshi muri mwe muraje, ubuzima mu gihe gito burahinduka, kuko abana bato barajya ku ishuri batangire bige bamererwe neza. Abenshi mushoboye gukora murahita muhabwa akazi mutangire mukora. Ababasha gukora amahugurwa atandukanye, hari ibigo bitandukanye bitanga amahugurwa, hanyuma mugafatanya n'ubuyobozi mu gushaka akazi mukora umunsi ku munsi. Kumva rero ikindi ukunda icyo wamwifuriza nuko umugobotora kuri iyo kadahumeka, imubuza gutaha, imubwira ko mu Rwanda nta mahoro, imubwira ko utashye afungwa, utashye yitwa. Ndumva mu by'ukuri uwo ari wo musanzu mwatanga
kandi mwakwifuriza ko abo mukunda, abo musangiye amaraso, abo musangiye igihugu badakomeza kuba ishyanga, badakomeza komangana mu mashyamba hirya no hino. Birumvikanye? Ibindi rero rwose nanabaragiza igihugu cyiza, turabakira ariko tubabwira ngo n'Imana ikomeze ibarinde aho mujya hose, ibahereze n'ubuzima buzira umuze. Murakoze cyane rero, turabakiriye no mu izina rya Yesu. Ubuzima bwiza, umunsi mwiza, kandi muranezerwa, muze no kugira umunsi mukuru mwiza wo kongera kuvuka mu mwiza, kongera neho sinzi ko hari umuntu watinya akadahumeka. Iyo abo ngabo bari bafite abagore, bari bafite abana, iyo bagushizeho bataha ubundi bufite izihe mbaraga? Ze twagira ubwoba dute twabonye abana b'u Rwanda bataha, baba abagore, baba abana ndetse n'abagabo bake bataha, ku gihugu cyacu ni amaboko akomeje kwaguka, kwiyongera. Baraza dushyire hamwe imbaraga, dukomeze twubake igihugu gikomeye. Noneho izo za kadahumeka zisigaye iyo ngiyo bagishaka guhanyanyaza, ntekereza ko aribo bakwiriye kuba bagira ubwoba kuko nta mbaraga bafite. Babanze barwane nabo bari kumwe nabo, hanyuma twebwe nk'igihugu turiyubaka. Gusa icyo tubagiraho inama, dutanga inama nk'ubuyobozi, nuko iyo batashye bakaza mu gihugu cyacu, baraza tugafatanya urugendo rwo guteza imbere igihugu cyacu. Urabona bataha ndetse n'abandi bose bamaze gusubira mu miryango yabo baranezerewe. Turabana nabo umunsi ku munsi mu masibo atandukanye, dufatanya nabo mu bikorwa biteza imbere igihugu cyacu, mu buzima bw'igihugu cyacu turi kumwe nabo. Rero n'abandi nibataha tuzabakira, ariko ntabwo dushobora kubatinya ngo nuko bakiriyo, ahubwo nibo bakwiriye kuba batekereza kabiri, bakavuga batese ko abana n'abagore badushizeho, dusigaye turi abande, bagafata inzira bagataha bakaza mu rwababyaye. Ubwo ni ukuvuga ngo ku ruhande rw'u Rwanda aba bagore n'abana bataha ni inyungu ku Rwanda? Birumvikana. Wowe ubyumva ute? Ni inyungu kuko umunyarwanda aho ari hose ni uw'agaciro, yaba umugore, yaba umugabo, yaba umwana. Uyu munsi turimo kwakira benshi ni abagore, abenshi n'abana. Icyo badufasha nabo tubona n'imibare y'abagabo igenda izamuka, ni uko babahamagara bakabaha inkuru y'impamo, bakababwira uko mu gihugu dutekanye, uko twiteza imbere, uko igihugu gikomeje gutera imbere. Nabo ntabwo dushidikanya mu minsi mike baratangira baza ari benshi nabo. Ubutumwa se mugenera aba bagabo bo bakibundabunda mu mashyamba, akavuga ati umugore reka abanza akorere iki, nimbona adapfuye mesaje nyirizina? Navuga ko mu by'ukuri mesaje duhereza abagabo uko bangana kose ntacyo bageraho nibakomeza umuco mubi, nibakomeza politike mbi y'ivangura no gukomeza kwanga igihugu cyabo. Iyo wanze igihugu cyawe cyane, noneho kwanga u Rwanda, birangira n'ubundi nyine aguye ishyanga, bizarangira aguye mu mashyamba arimo. Icyiza rero bakabaye bagira umutima ukunda igihugu cyabo. Ni n'ubugwari kohereza abagore n'abana ugasigara wihishe mu myobo no mu mashyamba, ugasigara ubumbabumba. Ndumva ari ubugwari, igihe nta kindi navuga, ahubwo nibatahe baze dufatanye twubaka igihugu cyacu. Iby'ibanze aba bantu, iyi miryango, abamama, abana babona iyo bageze mu Rwanda nk'uku nguku ni ibiki? Mu by'ukuri mu by'ibanze babona bahabwa iyo bageze mu Rwanda, icya mbere nakomeje kuvuga ko ni ukubasobanurira aho igihugu kigeze, kuko burya icya mbere ni amakuru. Ugomba gusobanukirwa aho uzasaba serivisi, aho uzatura uko hateye, aho muzaturana uko bishimye, uko babayeho, amategeko y'ibanze, amabwiriza y'ibanze yagufasha kugira ngo umenye n'aho igihugu kigeze, kuko mu by'ukuri kuba mu buhungiro, kuba mu mashyamba imyaka 31 irenga ntabwo ari ibintu byoroshye. Imyaka 30 niko bagiye babivuga, mu by'ukuri uza warabaye undi wundi. Bisaba rero ko bahabwa amakuru, bahabwa iby'ingenzi bibafasha gusobanukirwa neza n'igihugu gishya. Kuri bo ni igihugu gishya, kuko nyuma y'imyaka 3 harimo n'abaza baravukiye muri ayo mashyamba.
Ikindi cya kabiri mu by'ibanze barahabwa ubwishingizi mu kwivuza indwara, turabavura bakiza hanyuma ariko bagahabwa n'umwaka bazaba babona ubuvuzi, serivisi z'ubuvuzi, kugira ngo mu by'ukuri igihe baba bagize ikibazo cyo kurwara babashe kwivuza. Ibindi hari ibiribwa by'ibanze, ibikoresho by'ibanze byo mu rugo, ndetse n'amafaranga abafasha gutangira ubuzima, hanyuma ejo mu gitondo bugacya tujyana nabo mu kazi tugakora tukiteza imbere, imishahara n'amafaranga yatangira kuza, ababyeyi, abantu bakuru, urubyiruko rukabasha gutunga imiryango no kwitunga no kwibeshaho nabo. Hanyuma abana bato birumvikana nk'abamubona b'ibitambambuga, babarira, abageze igihe cyo kujya mu marerero tuzabashyira mu marerero, abageze igihe cyo kujya mu mashuri basanga bagenzi babo mu mashuri bakiga, bityo tukabategurira kuzaba umutungo ukomeye w'igihugu mu myaka iri imbere. Yego, hari igihe kizagera se nk'uko nguko tubona impunzi ziva muri Kongo zije mu Rwanda, ariko hakaba n'izindi mpunzi u Rwanda rufite mu turere tugiye dutandukanye z'abanyekongo zahungiye mu Rwanda. Hari igihe kizagera tukazibona muzerekeje namwe muzambutse iwabo mu Rwanda, iwabo muri Kongo. Birumvikana icyo gihe kizagera, kuko burya ntawakwifuriza uwo ari wese kuba ubuzima bwe bwose mu buhungiro. Ubwo leta yabo nirangiza gukora ibyo igomba gukora, n'ibyifuza, nigira urukundo rw'abaturage bayo, birumvikana ko bazataha nabo. Urujya n'uruza tubona rw'abataha mu gihugu cyiza cy'u Rwanda, tuzabona n'abataha iwabo basubira iwabo, ariko igihe hataragera icyo dukora ni ukubitaho no kubizeza ubuzima bwiza no gutera imbere mu gihugu cyacu. Reka ngushimire nyakubahwa Visi Meya. Murakoze cyane.